iriya nyubako ariko Zerafati nyirizina iri muri Harerimana Jean Bosco muri we urubanza rwa mbere yatsinze cyane urwo kwitabira urwo kumanura abakristo be bose bakaza Jean Bosco igiharimo mubaje bose simpamya ko baje kumurira amarira y'urukundo oya harimo nabaje kureberera uwareze kuki twibaza ahubwo ibitangaza bikoretse akenshi tubiyegeka kuri shitani kurusha uko tukabegeka ku Mana baramubeshyira cyane nagamaturo yakaga yuko burya ntago watangirwa ubuhamya n'abantu barenze 10 ibyo binari binyoma n'uyu urega arabona abanyaho makazina ngo nakaderira ahubwo akaba ari ukwigiza nka nari utuntu bagiye bafatwa utuntu tutamenya tugenda duwiwisa ngo ari ukuntu ukrashingira umuntu utuntu tw'udukrash uvuge mu mazina yabyo ukagira umuntu irari tekinike nk'uyu ukagira umuntu irari ariko nyuma ukaza gasanga ni umukozi w'Imana wamariye ikibazo cyasabaka ituro ikibazo nitwe turitanga mu rusengero twese turabizi agenda yitwaje ituro iyo hageraga umwanya wo gutura twaraturaga bisanzwe abo bandi baba bavuga ko baba hari ayandi maturo bakwaga ku ruhande ibyo nibyo tutazi niyo mpamvu byadutunguye natwe kuvuga ko umuntu yaba yaratswe miliyoni zigera mu 10 kugira ngo bamusengere kandi twebwe uko duhagaze ahangaha mu tureba turi ubuhamya bw'igendera Inzozi Zacu TV ibiganiro n'amakuru agezweho. Ikaze kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira turabashimiye cyane. Iyi ni Impanuro TV ahangaha turi ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ahangaha twahaje mu biki umunsi ni ku munsi wo kuwa kabiri byari byaratangajwe mu cyumweru cyashize ko uyu munsi aribwo urubanza rwasubitswe rwa Bishop Harerimana Bosco cyangwa se umushumba mukuru w'itorero Zerafati aribwo azagaruka cyangwa se kwitabira iburanishwa ku byaha akurikiranyweho. Uyu munsi rero abakristo ni benshi, abantu ni benshi, wenda murimo muraza kugenda mubibona mu inzira atandukanye. Abakristo abantu bakubise buzuye, aba bose nta kindi baje kumva, baje kumva urubanza rwa Dadi umushumba wabo. Benshi amarira ni menshi cyane, barimo buze kugenda ngo barebe bwinshi bwaba n'ubwa mbere wenda abandi bashumba bagiye bitabira inkiko cyangwa se bagiye bitabira imanza cyangwa n'ubwa mbere cyangwa nk'urunguru rubaye cyangwa kuburana yatanga puwe yishimiwe abantu bakomamo cyangwa bakiyamira. Ibyo ni ibintu byaje bigaragara. Nanjye ngiye kuba ari inkuru muri njyewe zigametre mu mazina umubyeyi wabo, ariko nkanga kugira ngo izina rya metre babajijwe byinshi, bagiye batanga ama interview agiye bagume hanze. benshi bagiye barira umwanzuro bamwe mu majwi bakavuga ati ya ni isanduku y'Imana, aturiya ni umuntu w'Imana. Bagiye babazwa ku kigendanye no kuba hari abo yakaga amafaranga nk'uko akurikiranywe kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho yatse bivuga ko yatse umukristo miliyoni 10 z'amanyarwanda kugira ngo amusengere kandi yanamusengera ibyo bintu ntaze gukira. Abakristo hari n'abaje bakavuga ati yaradusengeye turakira, ati ngena ningiye gupfa aransengera ubundi muzima kubera Dadi, kubera Bishop wacu. Icyo twavuga ku kigendanye n'iburanisha wenda nkurikiranye kuko abantu benshi bategereje ntibamubona, kuko bamwe bakavuga ati cyangwa utari Rwanda bagari iki urubanza rwongeye gusubikwa, ariko mu makuru ndi kumva hirya no hino bari ariko yari breaking wenda turashimira abakristo bibe kuko tubagezaho irambuye ku bigendanye n'urubanza. Icyo twavuga ko rushobora kuba rwari Yesu bajya kumufata umunsi utari buze kuza kumva ngo ukuntu buri numwe yose yacaga byagenze gusa abakristo bani benshi. Uyu Bishop Harerimana tumenye neza cyangwa se tubivuge neza ko Bishop Harerimana ni umuntu wafunganywe n'umugore we. Murabyibuka neza aho iburanisha rya mbere cyangwa se yitabira urukiko ku nshuro ya mbere yari ari kumwe n'umugore we, abo bakristo be bakunze kwita bari kwita mami. Abakristo bari kwita mami. Abakristo ni benshi bari kugenda batanga ama interview agiye atandukanye bavuga ati n'umubyeyi wacu
gusa icyo nakubwira cyo Bishop Harerimana navuga ko yari afite intama nyinshi kweri yari afite intama nyinshi uko abantu bababaye ni benshi. Reka twegera hano hepfo hari uko ni kuzine interview umve ku bakristo twewe twaje nk'abantu Mana mana turansanga mu kabare kandi. Umushumba ni Bishop Harerimana Jean. Komana ngabayegenga uhitwa gukira. baramubeshyira cyane. Naga amaturo yakaga. Amafate ntabwo tumuzi umuntu biri inyuma bino bintu. Yego ariko turamumenya kuko nicyo cyatuzanye. Biravuga ko ari umuyoboke wanyu cyangwa se ari mu bantu mwagega musenga kandi babaranye igihe kirenga imyaka Bazimuzanira. kandi bamwe mushobora kuba ngo mumuzi. Ntabwo tumuzi. Ibyo byatuzanye kugira natwe tumenye uwo muntu watuvuyemo akabeshyira dadi wacu umushumba wacu. Yego. Mubonye ibibaye mwacitse iki? Ari ibivugwa nibundi byaberaga mu itorero ryanyu byo kuba mwarakwaga amafaranga niba ngo yo kubonana nawe ngo 10,000 ngo kugira ngo ujye kumureba. Ikiri kuba kano kanya Murakoze ntabwo ibyo bintu ari byo. Nk'abakristo dusengera muri Zerafati kandi tuhamaze igihe mu sengero abantu batura amaturo nk'uko bisanzwe na Bibiliya irabivuga bitorero iyo baje kandi noneho si n'itorero n'abantu b'Imana bose baba basira umuntu mu rusengero twese turabizi agenda yitwaje ituro iyo hageraga umwanya wo gutura twaraturaga bisanzwe. Abo bandi baba bavuga ko baba hari ayandi maturo bakwaga ku ruhande, ibyo nibyo tutazi. Niyo mpamvu byadutunguye natwe kuvuga ko umuntu yaba yaratswe miliyoni zigera mu 10 kugira ngo bamusengere, kandi twebwe uko duhagaze ahangaha mu tureba turi ubuhamya bw'igendera, twarasengewe kandi ntayo mafaranga ntayo twigeze twaka. Urugero nkanjye mfite n'ibihamya bigishi cyane, mfite n'impapuro zo kwa muganga, mfite amasede yo muri MRI. Nari nararwaye cyane umugongo umeze nabi, nendaga kubagwa haburaga imisi mikeya. Narahagiye arasengera ndakira, ariko nta n'igiceri cy'icumi yigeze anyaka, nta kintu na kimwe yigeze ambwira ngo zana iki ngiki kuko nagusengeye ugakira. Ubu hashize imyaka 5 nta mugongo ndwaye, hashize imyaka 5 abaganga barabonye ko bitakiri ngombwa ko babaga uwo mugongo wanjye. Hanyuma nkibaza ngo abo bandi bazana ibyo bintu bivuga yuko yabatse amafaranga nibo natwe, iyo mpamvu natwe twaje hano kugira ngo turebe ese abo bantu by'ukuri, abo bantu ko twasenganye ari benshi niba bashyira ku mugaragaro tumenye koko hari barwaye iki, ese izo ndwara zitakize bagombaga kubasengera nizihe tuzimenye natwe, kuko mu by'ukuri ibyo twabonye twayibonesheje amaso yacu twabihamya. Nuko buri wese yazaga ababaye yamusengeraga nta kiguzi nta kintu kindi yamusabye, kandi ikindi byaberaga ku karubanda, nta byabereye mu muhezo. Yasengeraga mu rusengero, yasengeraga ahantu twese tureba, kandi ntago yagendaga arobanura. Uwazaga wese amugana, uwazaga wese arwaye, hari n'igihe byakugeragaho utanamenya yuko ari wowe ugashiduka nawe wakize kubera imbaraga z'amavuta yari afite. Mu by'ukuri rero turi ahangaha nk'abakristo tubabaye, tutishimye kubona umuntu ajya kwandagaza umushumba wacu, akandagaza umuntu, kandi dusaba ubutabera kuri we ndetse no kuri twebwe ko twababajwe no gusebya umubyeyi wacu. Murabona ari iki kibyishimo? Ntabwo twabyinjiramo cyane kuko ntabwo turi ribu cyangwa ngo tube abacamanza, ariko twizeye ko ubutabera buzareba impamvu ibyihishe inyuma kandi umushumba wacu akarenganurwa. Yaburane mu muhezo mwabyakire gute? Ntabwo twabyishimiye kuko twashakaga yuko babishira hariya n'uwo muntu bamureze tukamumenya, hanyuma natwe tukamenya uko tubisobanura, kubera ko buriya biri mu muhezo natwe ntitwamenya nimba batamubindikiranya, kandi natwe dufite ubuhamya bwinshi twataye. Biravugwa yuko umugore we ari we watanze ari amashuri cyangwa se ari watanze amakuru yuko hari umukristo wanyu cyangwa se hari uwo mwasenganaga wohereje ari amafuta yohereza umugabo we. Ibyo bintu muzi neza ko umugore ashobora kuba wenda yakora ibyo bintu cyangwa se agira ibyo gufuha mu idini ryanyu? Ibyo ntabyo tuzi. Icyo tuzi tumuzi nka mama Bishop, ibyo bindi ntabyo tuzi. Bivuga mu rusengero rwanyu ko haba harimo icyumba cyangwa se harimo n'uburiri?
cyangwa se harimo ubwiherero runaka umupasiteri cyangwa se bishop ashobora kuba ajyamo kuruhukiramo cyangwa se ashobora kuba yaruhukira mu gihe yananiwe ibyo byo mubivugaho ukuri kwambaye ubusa ni ukubeshya reka dusobanure iby'icyumba kuri sale yacu haberaga amakwe murabizi neza iyo umuntu agiye gukora ubukwe ageraho kwambarira i Kanombe urumva icyumba gihari i Kanombe ni cy'abageni biteguriragamo bagiye gusohoka ngo kirimo n'agafirigo bakonjesherezamo ibyo ni ukubeshya ariko iyo firigo ibaye inarimo ntabwo ari ikintu cyadanje kuba firigo yaba iri mu cyumba yego icyumba kirimo ni cy'abageni bitunganyirizamo kuko iriya sale yakorerwamo n'ubukwe icyo cyumba nta kindi kintu kibi cyaberagamo ntabwo twikurura ko bijya biberamo byo iyo habaye ubukwe ntabwo tuzi ibyo bikora ntabwo tujya mu bukwe twebwe kuko turi abakristo ntabwo tujya mu bukwe bwahabereye ikindi kandi nongeraho ni uko amateraniro yacu aba ari online aba kuri kamera nta gihishwe ikintu cyose kibera ahagaragara ibyo bindi byo mu byumba ntabwo tubizi nta nubwo byemewe ubwo ngubwo kuko twibyo tuzi ni uko amateraniro yacu aba online aba kuri kamera afite abakristo bakurikirana online afite n'abakristo baba baraho mu rusengero byose rero bibarira online ibyo bindi byabereye ahubwo aho byo nibyo natwe biri kudutangaza byabaye ku bakristo no byavuzwe kuri pastor wanyu bamwe twahagaze tubona yuko abenshi bamuri inyuma Imana muvugira twarakize byagenze bitya ariko biramutse ko kari byo bikamuhama ntabwo byaba ari oya biramutse ari byo ntabwo uyu munsi twebwe twabihamya kuko twebwe ntabwo turi ku ruhande rwo kuvuga ko ari byo kuko tutabibonye ubutabera niba ubimuhamya ubwo tuzabyemera nk'abandi bose ariko ubu ngubu twebwe ntabyo tuzi ntabyo twabonye imyaka tumaranye nawe imyaka tumaranye ubundi kino ni muri gusaba nk'abakristo be nk'abantu hari bashize igihe ibyumweru 2 ndakeka afunzwe 3 n'iki muri gusaba ubutabera Bob turi ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twitabiriye urubanza rw'umushumba wari wasaracyari wera nese urabimwambura nawe wabimuhaye ariko itorero se riracyariho oya ni icyaha cyamuhama ntabwo tinashingira ko itorero kitakiriho nyenashingira ko itorero ryamba ubuzima gatozi itorero nubwo ryaba hafunzwe inyubako ntabwo hafunzwe umurimo biriya tangazo rya RGB ryari rivuga gufunga inyubako cyangwa kwari uguhagarika ariko itorero Zerafati riri muri Bosco ntago riri muri iriya nyubako yes icyo nicyo kintu umaze kubona hari ibintu twitiranye umuhamagaro naho umuhamagaro wicaye aratandukanye umuhamagaro wakoreraga muri iriya nyubako ariko Zerafati nyirizina iri muri Harerimana Jean Bosco muri we ntago iri muri iriya nyubako yego aho yajya hose Zerafati zahoraho tujye twemera y'impaka zacitse ziba zacitse cyane yego nitero wabonye ute ukihagera by'umwihariko wabonye gute wabonye situation ihagaze iti uyu ni umunsi wa kabiri nitabira runo rubanza bwa mbere twararwitabiriye kwa kabiri ushize kwa kane plito icyumweru gishize harimo aragenda habaho udushya narabivuze mu kiganiro mperutse gukora umunsi wa mbere kwa kane aza kuburana Zerafati yari yamanutse kugira ngo bashizeyo ariko uyu munsi noneho amenya bateze n'indege n'abo hanze baje kuko ku rukiko rwa Kicukiro hano turi nta wundi muntu uhari usibye umwe Zerafati icyo nabonyemo rero byakabaye isomo mu bandi bashumba bose I know Bishop Harerimana Jean Bosco arafunzwe nta mwanzuro uhari nimba akatirwa cyangwa ababarirwa aburana ari hanze cyangwa umunsi ari kuburana ari tranjoro ntabwo tubizi uko biri bugende ariko ikigaragara cyo urubanza rwa mbere yatsinze cyane urwo kwitabira urwo kumanura abakristo be bose bakaza ubu bwitabire bw'abakristo ni urukundo umushumba aba yarashyize mu bantu ni iki ku ruhande rwawe mu mboni zawe
abantu ni benshi, ama interview bagiye bayabona, abakristo bitanze baravuga, abenshi amarira barize, wabibonye. Ni urukundo cyangwa ni kwa kundi byawe no gusesengura mu gikari? Burya nta ukundwa na bose kandi nta n'uwangwa na bose. Yego. Yavuga ngo nta mwanzi ubaho nta n'umukunzi ubaho, ahubwo umuntu umuhuza bitewe n'ibihurimo. Yego. Navuga ngo uyu mwanya Jean Bosco igiharimo mu baje bose simpamya ko baje kumurira amarira y'urukundo. Oya, harimo n'abaje kureberera uwareze. Avuga ati noneho umva ko yigenje, turaje turebe so. Ariko bose iyi ndege rero nayo ibanze inyureho umutekano ni wogere. Yego. Imirimo iracungira umutekano hano. Ibintu bari fresh cyane. Yego. Ntago mpamya ko nyine bose ari urukundo. Burya iteka ryose iyo uri mu byago abagusanga barira siko abarira amarira yose y'urukundo cyangwa y'akababaro, aramara bajya bitanga nayingona. So ariko majority uko twagiye tureba benshi mu butama batanga buhamya, harimo abavuze ati ngewe nari naragiye ikuzimu aransengera mvayo, ngewe nari narananiwe kubyara narabuze urubyaro ariko ubu tuvugana ndahetse, ngewe umva benshi bavuga ibintu. Hari nawe watanze hari umugabo witwa Paul, ni Paul ni Robert wavuze ko yasengewe ari kuri televiziyo ariko online, ariko akaba yaratangaje ko yapfuye. Yiyiziye nawe, ubwo ni ubuhamya bw'abantu Harerimana Jean Bosco yagiye asengera. So ntabwo rero nashinga akadomo kaba hari bose ari urukundo, ariko benshi bahari ni urukundo pe. Ikigendanye n'ibitangaza uyu mugabo yabikoraga koko? Hari benshi bagiye bavuga mu mbone zawe, hari benshi bagiye bavuga imbago z'ibihimbano, ibiki tekinike diro faya ziri aho ngaho. Uyu munsi mu mbone zawe koko ukurikije ubuhamya wumvise, hari n'umukobwa nabonye ufite amarati ngewe nanywaga ibinini nagiye sashika baradusezereye, byabagaho? Uko tubibona byabagaho. Kuko nta guca ku ruhande kuri ngewe ntacyo yankoreye ngo ngihamye, ariko bitewe n'ubuhamya turimo turareba byabagaho. So gusa iyo bibaye nge ndibaza ku bantu badukurikiye, reka mbivuge nk'umuvugabutumwa, nanjye ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo. Kuki twibaza ahubwo iyo ibitangaza bikoretse akenshi tubiyegeka kuri shitani kurusha uko tukabegeka ku Mana? Tukibaza Imana yo nikora, ese shitani ufite imbaraga? Abantu benshi bavuga ati ni imbaraga zikuzimu yakoresha. Hari n'ikiganiro nakoze mu gitondo mbere yuko nzano ku rukiko cy'ifoto yarimo arashyira igicaniro ku ruhimbi bavuga ngo yari guterekera, niko byavuzwe. Ariko se ntabwo shitani afite imbaraga kurusha Imana? So rero njye mu maso yanjye no ku busesenguzi bwanjye bwite yuko burya ntago watangirwa ubuhamya n'abantu barenze 10. Ibyo bintu ari ibinyoma, ari ibihimbano, kandi buri wese avuga ukwe, ntaho bahuriye, ari kuri tere gutyo gusa. N'uyu urega ako batabareba bakavuga izina. N'uyu urega arabona abanyabamuha akazina ngo ni akadarira. Ariko bashobora kuba barishaka, ntekereza ko wenda no mu mpamvu zishobora kuba zatumye urubanza ruhera mu muhezo ni mu buryo bwa sekirite. Yego, kandi ni mu buryo bwiza cyane, kuko ukurikije ibyo abakristo bavugaga bati dushaka kumenya umuntu, ntabwo utekereza ko abantu bamugirira nabi. Buriya rero hari igihe uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa hamuhisha. Uko byagenda kose abazirafati bazi uwareze bazanamumenya. Oya, baramuzi, bamuzi baramuzi, ahubwo ntibashaka kumuvuga. Ariko reka twivugira tumwite ni igihe ni Nyarwanda bamwisigs, reka tumwite X mu nkiko nizo zikoresha code X. Ariko amakuru ariho mu bushakashatsi. Buriya reka mbivuge gutya, abanyamakuru ni nk'amaneko. Uraba utagiye kumuvuga, kandi ntamuzi. Urakoze, navuze ko ari igisi. Buriya abanyamakuru ni nk'amaneko. Yego, ibirimo biravugwa yuko nawe uwareze nawe hari ibitangaza yaboneyeyo. nawe hari ibitangaza yaboneyeyo, ahubwo
akaba ari ukwigiza nkana ari utuntu bagiye bafatwa utuntu tutamenya tugenda duwiwisa ngo hari ukuntu ukurashingira umuntu utuntu tw'udukarashe uvuge mu mazina yabyo ukagira umuntu irari tekinike nk'uyu ukagira umuntu irari ariko nyuma ukaza agasanga ni umukozi w'Imana wa Mariya. Oya reka twere kwinjira muri ibyo bintu ibyo reka twere kubyinjira amahoro ntabyo nzi reka twere kwinjira gusa habayemo utuntu ngo twirakuntu nibiri kuvugwa nyuma nibiri kuvugwa kuri iyi mihanda ntago ari Bobo bivuze ntago ari njye Bobo iki ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni icyaha kiri kugenda kigaragara mu bapasiteri Apotre Yongwe iki cyaha yaragihamijwe aragifungirwa uyu munsi tubonye Bishop Harerimana nawe iki cyaha agikurikiranyweho kandi ugasanga bose bagaruka ku kintu cyuba baratsa abantu amafaranga bazira ikintu cy'ituro ese abapasiteri bakwiye gucika ku kintu cyitwa sadaka ubundi babita sadaka reka rero mbabwize ukuri ikibazo cyasabaka ituro ikibazo nitwe turitanga ntanavuga ngo sinzi imitekerereze tuba dufite wowe nimba wari watswe ituro wa undi Robert atanze ubuhamya avuga ko yamusenyeye kuri televiziyo y'Agakira ko yakize kuri televiziyo gute bigera mu rwego rwo gukuramo imyenda so navuga rero ntabwo ari byo haba harimo kurengera cyane no kubahuka ariko ntiyirengagije yuko abantu bakizwa ariko kamere ntipfe hari igihe umushumba ashobora gufatwa n'irari n'umuntu ahubwo nyuma yaho yabyitwaye Imana yego Bobo ni wenda tugana no ku musozo ijambo rimwe ku mukristo wese wenda ari nasoma ikuraho ahantu uzaje gusengerwa akakwa ikintu cyitwa ituro ijambo rimwe genda ahita nasoreza ahangaha murakoze yabuze aho yashyira ashaka umwana we umuhanda ayamwihera kuko nta turo ryo gusengera ngo abubakire ahubwo ashobora gusengerwa yakira agatanga ituro ry'ishimwe aje gushimira Imana ariko umuntu ukwaka ituro mbere y'uko asenga ijambo rya mbere reka muririmba bakarimba uwo ni umujura ashaka gutwara ibyo ufite ndashimira abazerafati babaye hafi mushumba ukuri kose nagiye mu manza nyinshi nakurikiranye imanza nyinshi z'abashumba ariko abazerafati hori cyane bitaye bakuyeho Bishop wabo aremewe baramukunda cyane niyo yakatirwa agafunga akabihama ariko ajya muri Miss Rwanda bagiraga uwakopira akagira witwaye neza mu mafoto mu manza zose z'abashumba Bishop ni uwa mbere mu guherekezwa n'abakristo biwe murakoze bye murakoze